amakuru avuga ko amatike yashyizwe ahagaragara hari hakozwe amatike agera ku bihumbi 11 ibihumbi 11 nyuma y'iminsi 3 avuze ko amatike yashyizwe ahagaragara abantu bati ya matike ararangiye. Bigenze bite ko inyubako nka Arena ni inyubako yagiye igira bamwe mu bahanzi igaragura bakayisukira, ariko muri ya terme y'ubu ngubu igezweho y'urubyiruko ugasanga bararaburije. Yes, reka nongere nguhe ikaze nanone muri gahunda zacu umunsi ku wundi z'ibiganiro ni kuri WSE World Star Entertainment. Ngushimire ko wamaze gukora subscribe, kandi nawe utarayikora umwanya waba ari uyu nguyu kugira ngo ibyo tuzajya dukora bijye bikugeraho. Nitwa Jimmy Claude. Mu myidagaduro igikomeje kuvugwa cyane hano mu Rwanda ni ukuba King James yamaze guca agahigo. King James ubu rwose ku mpapuro z'imbere mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyandika, amateleviziyo, amaradiyo, hose urahingukira kuri King James. Barakubwira bati King James nyuma y'iminsi 3 amaze gushyira ahagaragara kwemerera abantu gutangira kugura amatike y'igitaramo kiri mu kwa 8. Turabigarukaho mu kanya. Amatike yose yashize ku isoko. Bamwe bati King James utarumaze iminsi akora indirimbo mu buryo buhoraho, King James tutazi ari mu bitaramo umunsi ku wundi mu myaka wenda nk'itanu ishize, niki gitumye abantu bitabira bingana gutya? Ese amatike koko yaraguzwe? Byagenze biti? Nawe ushobora kuba ubyibaza. Turaza no kurebera hamwe, uretse hano mu Rwanda, hirya no hino ku isi nabahe bahanzi bagiye nabo bashyira ahagaragara wenda bemera ko amatike atangira kugurwa, ariko mu kanya nk'ako guhumbya amatike akabashize ku isoko. Uretse n'ibyo kandi, niki ibintu nk'ibyo biba bisobanuye kuri kariyeri y'umuhanzi? Abahanga mu muziki babivugaho iki? Mu gusoza nabonye hari n'inkuru isohotse mu kanya gatoya rwose ivuga ko ekipe iri gufasha King James gutegura iki gitaramo cyo mu kwa 8 hari amakuru mashya atanga icyizere bashyize ahagaragara bavuga bati hari kiri gutekerezwaho. Ni nyuma y'uko amatike yewe na Ministry Jean de Dieu Wihanganye nabonye mu minsi yashize yari yagiye muri Gen Z Comedy, nawe avuga rwose yeruye ko ari umwe mu bamatike yashiriyeho atarayigura. Bamwe batise King James nta kuntu waturwanaho igitaramo kakijyana muri Stade Amahoro. BK Arena ifite ubushobozi bwo kwakira ibihumbi 10 by'abantu bicaye neza, wenda hagira imyanya yongerwamo bikaba ibihumbi 11 hafi aho cyangwa se 12. Stade Amahoro ni ibihumbi 45. Wowe utekereza iki? Ni ibintu byoroshye se kuba King James nubwo wenda bivugwa ko ayo matike yamaze gushira ya BK Arena yahita yisukira Stade Amahoro y'ibihumbi 45? Biragoye cyane. Yes, World Star Entertainment niyo nguhitiyemo cyane ko yiyemeje kukuba hafi ngo ibyawe bigende neza uko ubyifuza. Va kuri bamwe bagutenguha ugasigarurira nk'agahinja. Niba wifuza serivisi zijyanye na photography na videography, sound system imwe isobanutse izira amakaraza, utibagiwe na graphic design, tugufitiye kandi aheza ho gukorera ibiganiro, podcast, tugakodesha ibikoresho nka kamera, gimbal, micro, amatara n'ibindi kuba byifuza. Dutanga na serivisi ya event management. World Star Entertainment dukorera ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0780 68 36 62 cyangwa 0795 45 43 55. Hari na 0788 57 96 70. World Star Entertainment turi hano ku bwawe. Kwikubitiro reka nkubwire ko igitaramo cya King James kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka wa 2026. Iyi mpeshyi wenda tuzagenda tuyiganiraho, irimo ibitaramo byinshi, ariko icyo umunsi tuza kwitsaho nicyo cya King James gikomeje kugarukwaho cyane. Iyi mpeshyi irimo igitaramo cya Bruce Melody, ibitaramo yise Country Summer Tour,
azaba ari kumwe na mugenzi we The Ben. Ntabwo turamenya niba ari bo bonyine bazaba bari muri ibyo bitaramo cyangwa hari n'abandi bazakorana, ariko amakuru akavuga ko hari n'abandi bazaba bari kumwe nabo. Icyo reka ne kugitindaho. Hari amakuru kandi avuga ko Urban Boys irimo Safi, irimo Nizo, irimo Hambo nayo muri iyi mpeshyi ishobora kuzakora ibitaramo mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi bakavuga bati tugiye kongera kubona Urban Boys ya batatu. Ibyo nabyo nibyo kwitega. Amakuru avuga ko hagati y'ukwa 7 n'ukwa 8 ariho icyo gitaramo cya Urban Boys gishobora kubera muri Kigali. Si ibyo gusa, hari n'ibindi bitaramo. Urumva ko ni impeshyi izabishyushye, niko wenda n'abandi bari gupanga, ariko mu bitaramo binini bihari by'abanyarwanda wenda bitatumiwemo abantu baturutse hirya no hino mu mahanga n'ibyo ngibyo. Hanyuma hari n'abandi bahanzi b'abanyamahanga bagomba kuzagenda baza, byagiye bitangazwa, ariko abo reka mbihorere, ahubwo nigarukire kuri nyuma y'ibyo nari nkubwiye King James. King James igitaramo cye cyo ku itariki ya 2 z'ukwa 8 uyu mwaka kizabera muri BK Arena, kizaba kigamije kuba King James azaba celebra imyaka 20 amaze akora uyu muziki. Nta muntu wakwibagirwa indirimbo nka Naratomboye, indirimbo nka Narashize, indirimbo nka Naramukundaga, indirimbo nka Ganyobwe, indirimbo nyinshi nzakubona ryari. Umuntu agiye kuvuga indirimbo King James yakoze, ubwo twatahira ibyo ngibyo, kandi si byo binzanye ko kwibutsa izo ndirimbo. Ariko nawe hari ukunda, hasi muri comment uzatubwire, unatubwire King James we n'umuhanzi ufata gute. Azaba rero aserebura imyaka 20 amaze mu muziki. Ni King James wakozaho kuba producer batandukanye. Indirimbo nyinshi zakozwe na Rick Rick mu ntangiriro ze, hari indirimbo zakozwe na JP, nakwibuka nka Nzakubona ryari, ni indirimbo yakozwe na JP. Hari indirimbo zakozwe na Pastor P zirimo nka Ganyobwe, hari indirimbo zakozwe na Element, hari indirimbo zakozwe na Junior Multi System nk'irimo Narashize, ndumva ni Multi System Junior wayikoze. N'aba producer benshi bakoranye, izakozwe na Kina Music, producer Clement, dore ko yanabaye muri iyo label, ahakorera indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ni benshi bakoranye nawe. King James arakorahozaho, ariko nyuma uza kubona ko agiye muri business cyane kuruta uko agumye mu muziki. King James agakora indirimbo nk'indirimbo yitwa Moana, indirimbo aherutse gukorana na n'uyu mukobwa wo muri Kina Music Zuba Ray, bayise Ikirezi. Ariko mu myaka nk'itanu ishize cyangwa se isatira 10 wenda yaba ari myinshi, reka nifatire nk'imyaka 5 ishize, ni King James tutakunze kubona mu bitaramo, ni King James tutakunze kubona yasohoye indirimbo mu buryo buhoraho, ni King James tutakunze kubona muri media nk'uko byahoze mbere. Aho agarukiye abantu bati nyuma y'iminsi 3 gusa amatike ashyizwe ku isoko yose yamaze gushira. Ntabwo ari amatike yo muri sari ijyamo abantu 100 utabyitiranya, ntabwo ari amatike wenda yo muri sari isanzwe yakira ubukwe haje abantu 300, ntabwo ari amatike y'ahantu hasanzwe, ni amatike yo muri BK Arena. BK Arena ibasha kwakira abantu 10,000 cyangwa se hakoreshwa ubundi buryo hakongeraho wenda nk'igihumbi bikaba 11, 12 hafi aho ngaho, ariko tugome ku 10,000. Amakuru avuga ko amatike yashyizwe ahagaragara hari hakozwe amatike agera ku 11,000. Nyuma y'iminsi 3 avuze ko amatike yashyizwe ahagaragara, abantu bati ya matike ararangiye, sold out, yamaze gutangazwa. Bamwe bati bigenze bite kuba King James ari umuntu amatike ayisashira nyuma y'icyo gihe tutamubona cyane mu itangazamakuru, adakora ibihangano mu buryo buhoraho? Bigenze bite ko inyubako nka Arena ni inyubako yagiye igira bamwe mu bahanzi garagura bakayisukira, ariko muri ya terme y'ubu ngubu bigezweho y'urubyiruko ugasanga bararaburije? Byagiye biba, sindi bugaruke ku mazina, ariko wenda nivugira babashije kuba batakangwa n'iyi nyubako. Mbonye we n'urucabana, ubwo mpereye muri gospel. Ben na Chance baherutse kuyitaramiramo, Krizonda Singwa yayitaramiyemo, ariko hari n'abandi bagiye bakora, hari n'abandi gusa si benshi. Ni inyubako idatinyukwa n'umuhanzi uwo ari we wese, kuko kugira ngo wuzuze, yewe na The Ben muri The New Year Groove dutangira uyu mwaka wa 2026 ubwo yari yakoranye na mugenzi we Bruce Melody,
bamwe bakanibaza bati ni gute abahanzi banini nk'aba ngaba bibaye ngombwa ko buzuza BK Arena biteranyije uwa babiri. Ariko nyine buri wese aba afite inyogo ye, mugani wa muvandimwe, buri wese akagira n'umuvuno we. Ariko nabo kugira ngo nyine yuzure byabaye ngombwa ko bifatanya ari babiri. Ntabwo ari benshi mu by'ukuri, niba dufite abahanzi ibihumbi n'ibihumbi, nta bahanzi wapfa kumbonera aka kanya tuvugana muri 2026 mu kwezi kwa gatanu ngo uhite ubatondeka byoroshye umbonera abahanzi 10 bamaze kuzuza BK Arena. Nta zindi imbaraga zibayeho, nta kata zibayeho. King James rero yakoze itandukaniro, bamwe bakanibaza bati ni ibihe bintu nibura by'ingenzi bishobora kuba byarafashije King James mu kuba amatike akimara gushyirwa hanze habaho sold out. Bamwe bakavuga bati ariko se buriya koko yaraguzwe, cyane ko hanze hasanzwe system zo kuba Jimmy ashobora kuba afite igitaramo, hakaza wenda uwitwa Paul kavuga ati reka nshore ngura amatike y'ibihumbi 100, niba ari amatike y'ibihumbi 10 ngura amatike 10, ngewe wenda nzagenda nyagurisha mu gihe azaba yashize, ngewe ngende nyungukaho. Ariko ibyo nabyo ntabwo bivuze ko kuba amatike yaba yaguzwe yose bivuze ko na arena yakuzura. Urugero ntanga nuruye, kuba ngewe naba mfite ubukwe Paul akantwerera cyangwa se Jackson, ntabwo bisobanuye ko azaza physically mu bukwe, kubera ko ashobora no kuba yabyifuzaga akagira indi mpamvu ituma ataza. Ashobora no kuba yaravuze ngo reka supporting Jimmy, ariko ndabizi neza ko umunsi nyirizina ntazaba mpari. Icyo nacyo kirashoboka. Cyangwa se wa wundi waguze ya matiketi avuga ngo abantu nzabungukamo ntanagurwe. Hari abo njya mbona ku minsi nyirizina y'igitaramo agifite nk'amatiki wenda 50 atabonye abayagura. Bamwe rero bagahuriza ku bintu bigera kuri 5 tugiye kugarukaho. Icya mbere ni uko igitaramo cyahindutse amateka kubera insanganyamatsiko yihariye. Kuba King James amaze imyaka 20 akora umuziki, yaraduhaye hit zitandukanye, ubwo navuze nkeya, nawe ufite iyo ukunda mu za King James. Yakoze korabo nyinshi n'abahanzi b'abanyarwanda, cyakora mu bo mu mahanga ndumva nta uhisaza wakoranye na King James indirimbo. Buriya arabanzi hano mu Rwanda dufite usanga rwose niyo yakoze korabo ikorana n'umunyarwanda mugenzi we. Buriya Riderman nawe ari muri icyo cyiciro, nta ndirimbo ze n'abanyamahanga zihari. Urebye ama G The Black n'uwo mujyo. Ariko iyo ufashe nk'aba The Ben bafite indirimbo na Bashiba Karungi, bafite indirimbo na ba Otile Brown, wajya kwa ba Melody bafite indirimbo na ba Joboy, afite indirimbo na Shaggy, wajya kwa Kevin Kade ni generation yavuba hangaha, ariko afite indirimbo na Alikiba, afite indirimbo, wajya kwa Kivumbi King afite indirimbo na gutyo nabi Burundi. Ariko usanga King James yakoze featuring n'umuntu wo hanze y'u Rwanda ntayihisiza kano kanya muze kunyibutsa, ariko niba nahari ni nkeya. Ntabwo ari umuntu ntekereza ko wizerera muri korabo z'abanyamahanga cyane. Yes. Hanyuma rero iki gitaramo uretse no kuba igitaramo, King James azaba gihuza no kumara imyaka 20. Imyaka 20 uha abantu indirimbo, imyaka 20 ujya mu bitaramo, imyaka 20 uririmba mu bukwe, imyaka 20 uririmba mu anniversaire, imyaka 20 ufite kontra ziremereye nk'izo yagiye akorana n'ibigo bitandukanye ntaje kwamamariza ahangaha. Tunaboneraho kwibutsa abashaka kwamamaza, muduhamagare kuri za nimero nababwiye, biroroshye cyane, tukajya tunyuza ubutumwa bwanyu mu biganiro dukora umunsi ku wundi. Ndaza kubibutsa rero kumara imyaka 20 nka King James, none ukaba ugiye gukora igitaramo cyo gutaramira bagukunze muri za hit. Buriya benshi bakanatebya bakavuga bati hari abantu uyu munsi babana nk'umugore n'umugabo barateretesheje indirimbo za King James. Uzi nka narashize kasanga umutipa ari kugakaririmba uko ijwi ryo ryose ryaba rimeze, ati sheri ati narashize uko bishoboye kose. Nuko igitekerezo cyanjemo iyo yakozwe na Nox Beat, ntabwo nari namwibutse nawe. Hari indirimbo yakorewe na Made Beat n'izindi nyinshi yagiye. Kandi burya akantu nakwibuka ntaza kukibagirwa, nubona umuhanzi ukorana indirimbo n'abaproducer benshi kandi zikaba successful, uwo muhanzi aba ari umuhanga. Kubera iki? Abahanzi benshi turaziranye, benshi hari igihe usanga kujya kwa producer ari ukungikanya. Icyo gihe rero hari ubwo usanga umuhanzi ahitamo kuguma kwa producer Jackson n'urugero, kugira ngo Jackson uzi faiblesse ye ajya mwunganira ahantu.
ariko nubona King James wavuye kwa Pastor P akahakura hit, akajya kwa Clement Kina Music akahakura hit, akajya kwa Rick agakora hit, agakora kwa Master agakora hit, akajya kwa JP agakora hit, akajya kwa Muriro agakora hit, agakora kwa Package akahakura hit, agakora n'abandi ntarondoye muri bariya bose nagiye mvuga. Uwo muhanzi aba arenze. Rero imyaka 20 yimaze ukora ibyo bikorwa byose, none ugahindukira uje kuvuga ngo nje kwishimana n'abantu banjye mu myaka 20, abenshi bahise banahera aho ngaho bavuga bati kuki tutasupport umuntu waduhaye ibyishimo. Indi ngingo igarukaho ya kabiri ni indirimbo zarenze kuba hit, ziba inkuru z'ubuzima bw'abantu. Nari mbikomojeho, hari igihe kimwe ubwo nakundaga umukobwa, benshi twiga muri high school hari abantu twakundaga cyangwa badukundaga, ariko none tukiri n'abana ugatinya kubibwira umuntu, ukandika agapapuro ukagaseseka mu ikayi ye, nimba wari uri kumufatira utunote yaza kukabona akabona ashushanyijeho akarabo. None iyo ndirimbo nk'iyo ngiyo naramukundaga, iyo usanze cyangwa se indirimbo yitwa ngo yaciye ibintu, kambabwira inkuru y'umukobwa mwiza, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga byarenze kuba indirimbo gusa, ahubwo n'ubuzima tubayemo umunsi ku wundi. King James ni uwo nguwo. Impamvu ya gatatu ni icyizere cyubatswe ku rubyiniro, abantu bakagura bazi ibyo bagiye kubona, ibyo bagiye kureba. Ndatanga urugero rwa hafi. King James ne kumusubiza mu myaka ya kera, wenda muri za Guma muri za nayo yarayitwaye, numwe mu babegukanye Guma ya marushanwa yabaga hano mu Rwanda, abantu barayazi, ategurwa n'ikinyobwa kimwe cya hano mu Rwanda. King James yarayegukanye kandi ni ibitaramo byazengurukaga u Rwanda rwose. Ariko ndetse gusubira mu myaka yo hambere, nk'iyizira wenda nka MTN wacu Muzika Festival iherutse kuba, ikazenguruka uturere tumwe na tumwe tw'u Rwanda. King James abakurikiye ibyo bitaramo biheruka umwaka ushize muri 2025, yageragaho ivumbi rigatumuka, yagera muri za Ganyobwe, yagera ibare, abantu bose bakajya mu birere. Attention, mu gihe hari abandi bahanzi babaga bari kumwe nawe, ariko ukabona ko umuhanzi asa n'uri kurwana n'isi, wenda arazwi mu mujyi wa Kigali, indirimbo ze zikunzwe n'abantu baba VIPs ukuntu, ariko yagera kuri stage ukabona abantu nyine indirimbo bajya bazumva ku maradiyo, ariko ntago afite fan base. Bitandukanye kuri King James, bitandukanye kuri Riderman nawe warimo, bitandukanye kuri Bulldog, ariko hari abandi bahanzi wabonaga ko mu ntara batarahashinga imizi. Singiye kugaruka ku mazina, wowe wababonye uze kutubwira, ariko nanjye hari abo nabonye. King James rero kumara iyo myaka yose akora ibitaramo bigiye bitandukanye, ariko ugasanga n'umuntu w'inyakariro azi indirimbo ya King James, uw'inyamagabe arayizi, uw'inyamasheke arayizi, uwaza Busasamana na Cyanzarwa arayizi, uwaza Karongi Twumba arayizi, nujya mu burasirazuba ugasanga Kirehe, abantu bazi indirimbo za King James, no kumanuka kugera ku mudugudu. Nabyo rero kugura amatike, umuntu ashobora kuvuga ati reka nyagure rugikubita, ejo cyangwa ejo bundi atazanshiriraho kandi nshaka kureba Ruhumuriza James, niyo mazina ye bwite. Impamvu ya kane ni imbuga nkoranyambaga zahinduye amateka ye ay'iki gihe. Ni King James utazabona ku mbuga nkoranyambaga ngo ari kuri TikTok nkuko bamwe mu bahanzi babikora, ntabwo ari bibi, buri wese agira amahitamo ye, ariko ni King James utazabona ku mbuga nkoranyambaga nkawe ubwe umunsi ku wundi. Ariko noneho kizakwereka ahantu arengeye nuko ari King James uzasanga ahubwo abantu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga ubu ubwabo bari kubupostinga, ubu ubwabo bari gusubiramo za ndirimbo ze kuri TikTok, abaziteretesha n'ubu baracyahari, abazitura abasheri babo n'ubu baracyahari, kuko ni King James uririmba indirimbo y'urukundo ukumva yayigiyemo pe. Bamwe bakanatebya bati King James kumaze imyaka n'imyaniko uturirimbira urukundo, utaratwereka wowe urukundo bihagaze biti. Hari n'indirimbo yigeze gutegurwa na Zizo, Al Pacino, ndumva harimo Bruce Melody, harimo Soshomura, harimo na King James, bavuga bati ubanza nkuze. Yego, naye yiririmba amati abantu bambwira bati kudashaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko King James nubwo atagaragaye muri izo nkuru cyane cyane z'urukundo, ugasanga indirimbo ze ku mbuga nkoranyambaga abantu barazifashisha bazitura abo bakunda, barazikorera challenge, ugasanga nubwo wataba ku mbuga nkoranyambaga bihoraho umunsi ku wundi,
ntaho ari kubikwepera kuko abamukunda baramuzanaho yabyanga cyangwa yabyemera. Ugasanga rero za ndirimbo ze zikomeje gutrendinga mu bantu ku mbuga nkoranyambaga, nubwo w'imbuga nkoranyambaga atazigaragaraho cyane. Icya gatanu nasorezaho ni isura nziza n'umwihariko wo kuguma kure ya drama. Hari igihe usanga abahanzi yagize atya rimwe na rimwe ugasanga ari gukora ibintu bisa n'agatwiko kugira ngo akunde avugwe, ariko ntabwo ari King James twabonye avugwa muri domaine nk'iyi ngiyi. King James ni King James wakoze ibikorwa bikivugira ibyatumye rero we kumwumva mu bintu by'amatiku, kumwumva mu bintu byazagaragara ntabwo ari uwo nguwo Ruhumuriza. Kandi ibyo bintu nabyo birakonta, kubera ko hari igihe utumira abantu mu gitaramo cyawe nk'umuhanzi, baturira udutumira si wa wundi wafashwe yatembagaye muri rigore, si wa wundi uzwiho ya madega ya naya. Ariko uko byamera kose, iyo uri wa muntu abantu biyumvamo bakunda yewe n'ubuhamya bwawe ukaburinda, King James ni uwo nguwo. Nta dega yagiye yumvikanamo pe, nta dega yagiye yumvikanamo. Baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ashobora kuba hari aho hamwe cyangwa hangahe, ariko hari n'abandi bantu usanga n'icyo akubwiye kukizera bigoranye mu bahanzi, kubera ko hari ibyo yigeze kubeshya abantu ntiyabikora, kubera ko reputation ye yamaze kuyangiza, wenda n'inzoga ku rwego rwo hejuru, ibiyobyabwenge. Turabazi benshi bagiye bajyanwa mu bigo ngororamuco, nanjye ejo najyayo cyangwa nawe wajyayo, ariko nanone iyo utaragaragara muri urwo rugendo, muri urwo ruhande, icyizere abantu barakikugirira. Rero bamwe bagahuriza kuri izo ngingo zigera kuri 5 zishobora gutuma umuntu atangaza ko amatike yatangiye kujya ku isoko, bagahita bayagura nk'abagura amasuka yo muki bacuranwa ngayo nguko. Hanyuma rero iyo bavuga ko amatike y'igitaramo yashize ku isoko mu gihe gitoya, hari igisobanuro abahanga mu muziki bavuga, bakavuga ko abantu benshi babifuza kureba uwo muhanzi ku buryo amatike yose ateganyijwe agurwa ako kanya cyangwa se mu masaha. Iba kenshi rero biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye, no kuba umuhanzi akunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga. King James n'abadiaspora bari hirya no hino ni umuntu bakunda, dore ko n'indirimbo akunda kuririmba ziba ziri mu Kinyarwanda. Ariko King James muri diaspora yigeze no kujya muri Rwanda Day, ndabyibuka, baba mukunze cyane kuba maze igihe adakora ibitaramo. Ibyo King James arabifite, kuba ibitaramo byateguwe ari bicyo ugereranyije n'umubare waba bishaka, cyane ko King James nyine uko uhora uboneka mu bitaramo, aba bastari bacu uko uhora umubona ugera ukamurambirwa. King James rero navuga ko comeback ye abantu barayikumbuye. Ikindi ni ukuba wenda hari kwamamazwa gukomeye. Nk'ubu ngubu uzasanga nk'uko natangiye mbivuga, amaradiyo, amateleviziyo, bose biragoye ko mu myidagaduro King James ubu utamuvuga. Nk'ubu hari icyo gitaramo cya Bruce na The Ben kizazenguruka igihugu, ariko kuri ubu nta makuru aragitangazwaho, nubwo cyatangiye kuvugwaho mu mpera z'umwaka ushize wa 2025. Ariko King James guhera icyo gihe nawe ndibuka no mu kiganiro twagiranye icyo gihe aganira n'itangazamakuru, ndibuka ubwo yari ari Rubavu, yatangaje ko rwose muri uyu mwaka agomba gukora igitaramo. Urumva yatangiye kubibwira abantu mu mwaka ushize. Ubu tugeze mu kwa 5, igitaramo kiri mu kwa 8, amatike yashize habura amezi 3, ariko yatangiye kubivugaho. Bivuze ngo mu rwego rwo kukimenyesha abantu nabyo yashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Uretse ibyo ngibyo rero, dushingiye ku bushakashatsi n'inyandiko, ntabwo ari mu Rwanda gusa ibi bibaye, nubwo King James navuga ko ari we muntu ibi bintu bibayeho wa mbere mu Rwanda. Wenda abandi yagiye ashira ugasanga ashize ku munota wa nyuma, ariko mu minsi 3 haracyabura amezi 3 King James akadutaramira muri BK Arena, amatike akaba yamaze kuba sold out nk'uko nabivuze. Ku rwego rw'isi rero, reka turebe ni bande bandi babikoze, ese bisobanuye iki. Hari Exo, ni igitaramo cyabaye, ndetse hari naho bavuga munsi y'isegonda rimwe ugasanga abantu bagize gutya iminota ingahe amatike yose ahisaba sold out. Hakaba naho bakubwira bati nk'aba Jay-Z hari ibitaramo bagiye bakora, ugasanga noneho niba Sara azakoreramo yakira wenda nk'ibihumbi 70, abategereje kugura barenga miliyoni n'ibihumbi 200.
ku buryo buri wese ategereje gukora kuri sendi ngo ahite yemeza uburyo bwo kugura amatike online, ariko ugasanga akubiseho umunsi wa kabiri, akubiseho umunsi wa gatatu, ariko nanone nk'umuntu ntabwo ari robo, akaba yananiwe akavuga ati wenda nzabataramira ubutaha. Ibyo byagiye biba. Taylor Swift mu rugendo rw'ibitaramo rwa The Eras Tour, amatike yagurwaga ku muvuduko udasanzwe ku isi hose, hakaba ari n'ibitaramo byashyizeho amateka yo gushira ku isoko kw'amatike mu minota mike cyane, ndetse imbuga zo kuyagurishirizaho zigahagarara zikaba down kubera ubwinshi. Muzabirebe mu mujyi wa Kigali iyo abantu bari gutaha cyangwa se bajya mu kazi, jame bari nyinshi cyane, bitandukanye wenda n'igihe rero rwa rubuga ruri kugurishirizwaho amatike rukenewe cyane gukorerwaho ibyo bikorwa byo kugura, hari igihe ruba down. Uretse Taylor Swift hari na BTS, nayo iri mu bahanzi bafite abafana benshi cyane ku isi. Ibitaramo byayo nka Love Yourself World Tour cyangwa se ibya Wembley Stadium byagurishijwe vuba cyane, amatike arashira mu gihe gitoya. Michael Jackson uyu nguyu yarazwi cyane muri pop, igitaramo cye cya This Is It mbere y'urupfu rwe cyaciye agahigo gakomeye, aho amatike arenga miliyoni yagurishirijwe mu masaha makeya gusa. Ntabwo ari abo gusa, hari na The Stone Roses Reunion Tour yabo yo muri 2012 yagize abafana benshi cyane ku isi, ku buryo amatike ibihumbi n'ibihumbi yashize ku isoko mu gihe gitoya. Ibimwe mu mateka akomeye mu Bwongereza bari banditse, twavuga benshi ariko nka Westlife mu gihe bari bamaze igihe badakorana, bongeye kwihuza, igitaramo cyabo nacyo rwose cyagize abakunzi benshi, bagura amatike, ibintu bigenda neza cyane. Hari n'abandi, twavuga Adele, twavuga Coldplay, twavuga Blackpink, twavuga Pink nawe ubwe. Hanyuma rero ni ibintu byinshi, noneho rero ni na benshi bagiye bakora sold out mu gihe gitoya. Ukibaza uti rero iyo bibaye nk'uku ku muhanzi ni iki bimusigira? Kubera ko wa muhanzi warwanye no kuzuza ahantu ha sare y'abantu 100, ntabwo uzamugereranya n'umuntu nka King James twahereyeho cyangwa n'abo ku rwego rw'isi bagurishije amatike hakaba sold out mu minsi 3 cyangwa se niyo yabyaba mu kwezi, kandi ari ahantu hagari. Byanze bikunze, ikintu cya mbere, ibi bintu bizamura izina n'icyizere cy'umuhanzi, kubera yuko iyo amatike ashize vuba abantu bahita babona ko uwo muntu bagiye kureba cyangwa se uwo muntu wakoza ko ayo mateka ko biri kose ntabwo ari umuntu usanzwe. Ntabwo jewe Jimmy nahamagara abantu ngo mu kwezi kumwe baze kundeba muri arena ari ibihumbi 10, ariko King James ku bikorwa yakoze byivugira nimwe mu ntambwe twabonye imufasha. Ibi rero bitabizamura icyizere cyane ko buriya na King James n'abamuhaga akazi buriya mu mwaka utaha ntabwo bazaba baganira ku giciro bakoranagaho. Niba hari kampani yamubwiraga ngo miliyoni 50, icyo gishobora guhagurukira muri 500. Kubera iki? Muri bya bitaramo byabo no kubona abafatanyabikorwa, ubu n'abagomba kuba abafatanyabikorwa ubu bari kubyigana. Bitandukanye no kuvuga ngo bari kwibaza se hazaza abantu, kandi ni haza kampani runaka ikamamaza ibikorwa byayo hariya, izaba ifite visibility kuko abantu nyine barahari. Ikindi cya kabiri ni ukwinjiza amafaranga menshi, kuko amatike nyine aba yashize, yaguzwe ntayatangiye ubuntu, kame mu birumvikana. Icya gatatu ni ugutuma ibiciro by'amatike bizamuka. Twabivuzeho mu ntangiriro, ubu waguze amatike 10 mu gitaramo cya King James y'ibihumbi 15, ntibizagutangaze ku muryango azayagurisha kuri 25 kandi abantu bakayagura. King James ubu kugeza ubu amatike rwose niba yamaze gushira, abayaguze uw'amafaranga deja kuri konti ariho. Hanyuma ubwo ibisigaye rero amatike arabaza bavuga bati nibishake ngewe yari y'ibihumbi 15 nyigure 50, ariko nge kureba Ruhumuriza James. Ikindi tutabura kuvuga ni ugufungura amahirwe mpuzamahanga, kuko ibitaramo bye babona ko abantu babyitabira. Kuko umuhanzi uzaza nibakora wenda highlights z'ibitaramo bya King James abantu bose buzuye muri BK Arena, umuhanzi uzaza yarabonye iyo highlights ntago azaba amukekeranyaho, savuga ati uyu muntu ubasha kuzuza aha hantu. Sold out ikaba ibitangazamakuru byaranditse, sold out ikabira baye mu minsi 3 bro, hakibura amezi 3 ngo igitaramo kibe. Umuhanzi wundi waza nimba ari Davido, nabonye nawe mu minsi yashize biri kuvuga ko yabaye ahagaritse gatoya ibijyanye n'umuziki afasha akaruhuko. Ariko niba David aje, niba Burna Boy aje, niba Kendrick Lamar, ntabwo King James nk'uyu cyangwa se n'undi muhanzi wakora amateka nk'aya yaba ari umuntu wo kwibazwaho, kuko n'undi uzaza afite iyo record avuga ati uyu muhanzi arakazi.
hanyuma ikindi ni ukongera imbaraga z'abafana fan base. Ubu uyu munsi uko King James ari kuvugwaho, ndatekereza ko umuntu wese ukurikira umuziki nyarwanda uwukurikiye nibura niyo yaba ari no mu myaka 10 ishize, King James uramuzi tu, kereka niba udakurikira. Ariko hari n'undi muntu ubu udakunda gukurikira iby'umuziki by'imyidagaduro, ariko yanyura ahantu ku karadiyo akumva ati nyuma y'iminsi 3 gusa amatike yashize ku isoko y'igitaramo kizaba mu mezi 3 asigaye. Aravuga ati ariko uwo ni muntu ki? Agakora ubushakashatsi. Rero n'utabyitagaho aravuga ati uwo muntu banza akomeye. Icya gatandatu nuko bimufasha kubikimenya bose muri muzika. Tugana ku musozo rero, tugaruke gato kuri King James ariwe twari twikijeho uyu munsi, nubwo twifashishije ingero z'abandi hirya no hino ku isi bagiye bacuduhigo nk'aka kaciwe na King James. Gusa hano mu Rwanda umwami nyine ubu yahisaba umwami biragaragara cyane ko n'izina rya King James niwe wa mbere nyine unabikoze. Amatike y'abambonye yagiye ashira, ariko gasanga wenda ashize bigana mu matariki y'ibitaramo, ariko kuba ya King James yashize hakira amezi 3 noneho agashira mu minsi 3 gusa, nibigaragaza ko King James afite abakunzi benshi, nubwo hashobora kuba hari n'abaguze ayo matike kugira ngo nabo bazayagurishe bayungukemo, twabibonye nabyo si bibi, burya ni support. Kubera ko hambere twajyaga tubona n'abashora amafaranga mu muziki bakiri bakeya, ariko burya niba umuntu avuze ngo igitaramo cya runaka reka ngura amatike y'ibihumbi 500 nzayacuruze, it's okay, wowe urunguka ariko wanasapotinze umuhanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabonye rero inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Igihe yasohotse rwose kuri wa 9 Gicurasi, ivuga ko hategujwe igisubizo ku batarabashije kubona amatike y'igitaramo cya King James. Ntabwo ndi buyijyemo cyane, icyakora nabonye muri iyi nkuru bavuga ko itangazo rya Intore Entertainment iri gutegura iki gitaramo rivuga ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo harebwe icyakorwa, ndetse bizeza ko mu minsi mike hari amakuru meza azatangazwa tukiyamenya natwe ubwo nyine kuri World Star Entertainment, nuko baba hafi tukababwira ibyari byo. Umwe mu bari gutegura iki gitaramo waganire n'iki kinyamakuru yavuze ko abantu bakwiye kumva ko baticaye ubusa kuko bamenye ikibazo cyabaye, kandi rwose bakwiye kumva ko bari gukora iyo bwabaga ngo babone igisubizo cya nyuma abakunzi ba King James nyine cyabanyura. Ubwo rero ni nyuma y'uko bamwe nyuma y'uko ayo matike ashize bari kuvuga bati King James waturwanyeho ugashyira igitaramo muri Stade Amahoro. Gusa ngiye ku rwanjye ruhande habona atari cyo gihe cyiza cya Stade Amahoro. Nta muhanzi w'umunyarwanda urakoreramo igitaramo kuva hivugururiwe. Twibuke ko ahangaha amatike yabaye sold out yari muri BK Arena hajya ibihumbi 10, 11 basi 12 tubare gutyo, guhita ujya ha 45 n'izindi mbaraga nyinshi. Nje nkabona King James yakabanje akwiye kubanza agakorera ahangaha muri BK Arena, noneho yareba ishusho bizamusigira next yagatekereza noneho move itari ya BK Arena, yajya handi haruta BK Arena, akaba ari we wafata umwanzuro na team bari gukorana yo kuba babishyira muri BK wenda muri Stade Amahoro cyangwa se n'ahandi hisumbuyeho, naho birashoboka cyane ko nabonye abantu ku busabe bwabo bavuga bati ni mudushyirira handi rwose cyangwa se mukora ibitaramo bibiri gusa, team igasabwa nanone ko bazareba uburyo ki igitaramo uretse muri BK Arena kizabera gishobora kuzabasha gukurikirwa n'ahandi, wenda bakagistreaminga bari hanze y'u Rwanda bakaba bagira access yo kureba imigendekere yacyo, ariko wenda byabasabye kwishyura amafaranga runaka azashyirwaho. Haracyari amezi 3 King James ko biri kose hari ibyo azaba yatangaje, update natwe tuzajya tuba tuzifite umunsi ku wundi tubabwira tuti bivuye ahangaha bigeze ahangaha. Icyo wamenya nuko King James kuri ubu ngubu agahigo yagaciye. Igitaramo cya King James nizere ko mwese muzakijyamo, uko byamera kose amakuru yandi kuri cyo mu mezi agihari tuzaba tugenda tuyamenya kuri World Star Entertainment, tugende tubiganiraho, yewe hari n'abatumirwa tuzadutumira tugende tuganira nabo tumenye byinshi, dusesengure turebe n'iki kijya mbere ubuzima bwendereye. Ngana ku musozo rero reka nkwibutse ko World Star Entertainment ni hano ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, bagufitiye sound system, hanyuma rwose ukaba wayihabwa mu birori byawe, yayindi zira makaraza, gukodesha ibikoresho birimo kamera nziza iguha ishusho rwose ya HD ndetse nirenzeho ya karabutaka, uve kuri bya bintu byo gufatisha udufone boro
bya bindi byo kuza uri aho ngaho uri kunyenyeretsa utandeba, buriya nyine urumva umudiho uva mu itako. Iyo ugize gutya ugafata ishusho nziza nk'iyi ngiyi Nshimire Jackson ubo biri inyuma, ubwo ngubwo nuri kukureba yumva sound nziza, areba ishusho nziza, aravuga ati ahangaha ahantu uriho gukorera ibiganiro waza rwose ukicara ugakora ikiganiro ukagihabwa ukacyaprodinga ari ishusho nziza, amajwi avuga neza, ni muri Wordstar Entertainment. Amatara, gimbo, kamera nyine nabivugaga, n'ibindi bikoresho, mikrofone, byose birahari. Wicaye ahantu nk'aha ngaha cyangwa se n'ahandi bikagenda neza cyane. Ndakwibutsa nimero ubundi ngane ku musozo, ngushimire wowe twabanye uyu munsi. Reka nkubwire ko Wordstar Entertainment ari ku Gisozi. Ushaka kuvugana nabo hamagara 0780 68 36 62. Uretse iyo hari na 0795 45 73 55. Izo zombi utabashije kuvugana nabo wanyura kuri 0788 57 96 70. Ubwo rero mu biganiro byacu by'ubutaha tuzajya tuba dufite n'abatumirwa tuganire ku ngingo zitandukanye, byanze bikunze nzi neza ko uzanyurwa. Niba utarakora sub, ni igihe ni iki musaza, kandaho kabisa kandi ukoreshe ya. Mwakoze mwese gukurikira ikiganiro, ngushimire wowe twatangiranye ukaba ugeze ku musozo. Nshimire Jackson wari uri kuri technique adufasha ku majwi n'amashusho. Nge nitwa Jimmy Claude, I'm out.